You be mumu. I got the advice from my madman. What did this? What did this? What did this? What did this? What type of play? Umugore w'urugo rw'ubanzira rumenye rwose cyangwa ni urundi. Ujya kumva ni urundi ari. Aramubwisha bayakomeza mwari mukaba. Aremisho. Akumubonye imbaraga afite. Naremyesha. Umugore yari asanzana nagiye kuvumba urwarwa. Umusore yari yarongoye. Tugiye kubona nyine na araje hoya nagaraje yaragiye kumubita hanze nyine ukuntu bigenze reka nkubwire ukuntu bigenze abantu tugiye kuvumba urwarwa ni umusore yakoze ubukwe yashakanye n'umugenzi wiwe arangije aravuga bamuha nyine umwanya wo kugira bari ayimushyiramo impeta impeta arangije aramusoma umugore arangije araza nyine nanjye aravuga ati ngo ndashaka ko dusomana nanjye nta kibazo aramusomye kandi yanyweye ibigoro yanyweye ubugoro mbega we amacombo y'abantu baba banyweye ubugoro ni nk'uko ibineye mbega umugore we ariko nagaruka ndakwereka njya mfite imbaraga zanjye nta tabi nsigaranyira ikibiti cyanjye ndagitaye we ari ikibiti bangana uri kuvuga ibifaransa se uvuga ikinyarwanda cyangwa What type of play is this? ntabwo bajya kuyivuga ikiguha nzayishyura ejo n'ubundi nta kabari gatanze ko mbafitemo ideni 50 ntabwo ariyo yazananira kwishyura nase uruba rwabonye nk'urushize ninde mfite idenera umwe babiri sindamukurikirana neza barenga wa musore wavuze ngo mfite ikibazo cy'amaso njye pastor uzabasengera mfite ikibazo cy'amaso uko ndebye mu ikofi nsanga nta n'ikintu kiriho afite ikibazo cy'amaso pastor nyine aramusengera uruko yarebagamo yasangagamo indangamuntu mama wese ninde mfite idenera warehouse economist ariko ntarajya kuvumba nahibutse numva naragahungu kari kakana nzi ko umuhungu wanjye rero afata nka papa none afata nk'umuntu yari kuvuga ukuntu ngo murera ariko ntakashobora isasi nakajije rata nyina yarakabwiye hari umukobwa w'inshuti yiwe nyine witwaga Chantal bagendanaga ari nijoro aramubwira ati ngo ugende uzanira ngo Chantal gaparata nyine yitwaga gaparata ku kabungu ngo nikajya kuzana Chantal kana kari kukamu nijoro ngo Chantal gahagaze mu gushaka baragaruka bageze ku muryango ati mama ngo namuzanye ngo muzanye hano nyine ngo aze mu cyumba indese Chantal nyine kazana ngo genda mu cyumba da nyina aravuga ati se ko numva ari kuvugana n'umuntu urabindi umwana uhageze aravuga ngo mama dore ngo uri namuzanye ntabwo nakubwiye Chantal uyu nakubwiraga ka kadobo njya nifashisha nijoro ngo bakita Chantal se wansomeye hano ra nagiye mu ntara iriya mu ntara hirya mwese murabizi
kugutuma ikintu ni ukubwira ati genda uzana ikintu, ariko muri izo ntara nyine bo kukubwira ngo ujye kuzana ikintu nyine bafite uko babivugamo. Nagiye kumva numva umukobwa yarambwiye ati umugore nako ngo genda ujye kwenda wa mukobwa wanjye, ngo njye kumwigenda umwende ugafise kumwenda ko nzi ko ari ikirahiro barahira wenda kenda runaka kumwenda ati genda umubwire aze hano kumwenda ni ukumuza ati ndagenda nyine umukobwa we ndamwenda jewe numvaga abana bari kuririmba numvaga abana bari kuririmba nanjye ariko mfite impano yo kuririmba, reka nze mbaririmbe nanjye ngiye kuririmba. N'umusinzi ariko ni uwacu, n'umutererane kuko ni uwacu, yaraburije niko bavuga, yaraburije kuko ni uwacu. Bose ataragushaka namutuma ntamukweke, oya iyo ngiyo naguteka nyirikire ejo azayiririmba reka ndirimba kandi icyuka yikiranye numva ntayibira, nabura agatabi numva ntashyingurwa, nabura n'umugore numva ntashyingurwa. Ese niyabuze amazi cyangwa se imitobe, umukomediyacu baba arakoze cyane, tumuha amashyi kuko adushimishije, tumusezera neza cyane, arakoze. Bande muri ka karirimbo kabo nabo nibadusezere maze tutayiburishe, naho ku cyumweru gitaha